Taste the feeling. Nujya wanarize ujya umumoreza nugatuma babara ujya umumoreza. Yo, nitwa Emi Bruston, mbahaye ikaze mu kiganiro B-Side hamwe na Ziggy Double 5. Ciao bro. Nange nitwa Ziggy Double 5, le maître d'école, le gourou de la perfection. Mbahaye ikaze mu kiganiro B-Side kuri TV1. Guys, uyu munsi nkuko bisanzwe abastar turaza kuba turi kumwe nabo. Turi kumwe na Coca-Cola, sponsor officiel wa B-Side. Yes, it's been a long time for real. Ariko no turi kumwe na Coca-Cola, sponsor officiel wa B-Side. Turi kumwe kandi n'indatwa muri B-Side. Turi kumwe na TMC na Platini. Ubwo donc numva ko indatwa ziri mu kibuga uyu munsi. Guys, mukaba tunaza kubazanira indatwa ni nyuma yakangaka. Taste the feeling. Nongeye kuba ikaze muri B-Side guys. Turi kumwe n'indatwa, turi kumwe wazimba ikaze muri B-Side. Murakoze cyane kuko amahoro y'Imana bane namwe. Karibu musaza. Igwe. Bien, nishimiye kubakira muri B-Side. Natwe twishimiye kubana namwe. Nifuje cyane ko tuba turi kumwe long time kabisa, ariko ntabwo byagiye bishoboka. Uyu munsi Imana iduhaye amahirwe turi kumwe. Amen. Bien, kuba fana rero mushobora kuba mutazi TMC na Platini. Uyu nguyu yitwa TMC Kamasohozi Platini nawe subiza baratwitiranya bide ugeze neza kubisobanura. Hari abantu bajya bitiranya ubu nawe ya Platini muri iyi minsi yaboneze hose ni Platini, ariko noneho ngo bagenda banabyibagirwa. Mbere abantu banyitaga Platini barabyibagiwe. Muri iyi minsi nitwa TMC kabisa. Sinzi ukuntu byicanze, ariko bivuze TMC bivuze Platini. Simple kuvuza indatwa. Indatwa ariko bivuga iki wani? Indatwa mwabikuye mu byukuri? Ubundi burashye indatwa gusa uhita wongeraho ngo abaswa b'ikibi abahanga b'ikiza. Abaswa biki abahanga b'ikiza. Agora ari nkazo. Okay. Byavuye Butare, twizi Butare mu ndatwa. Hari ikigo bita groupe scolaire officielle Butare. Kuri groupe yari yazwi byatanga. Umuntu wese wahize buraninda. Kandi no buharazwi. No kuvuga ngo twayize abahungu bitwa indatwa, abakobwa bitwa inkesha. Ariko twicyo twashimye ntabwo ari izina gusa, ahubwo ni filozofi iri nyuma y'iryo zina. Bavuga ngo umuswa w'ikibi, umuhanga w'ikiza. Iyo ni filozofi nziza twumvishe ko yaba nayita nka slogan yacu cyangwa se umurongo ngenderwaho mu bikorwa wa Dream Boys. Dream Boys byo byaturutse yambo Dream Boys twashatse nanone bya bindi byo kwimpressiona n'abatumva kudukanga kutwemeza tujinama n'abantu batandukanye batwumvisha ko market y'ubu ngubu ikeneye an English name. Gusa ikintu gitangaje nta muciye mu ijambo nuko ubu ngubu ahubwo notu dusigaye dushaka kugarura izina ry'Inyarwanda. Kugira naho ngo market tuyinjire neza. At the time rero bitangira umuntu yashaka kwitwa izina ry'icyongereza. Ukumva ko nitwa Dream Jamani G zo biruhije zarenyishe cyane. Ariko ubu ngubu umuntu yifuza ko yakwitwa izina ry'Inyarwanda. Mukeka ko biterwa se n'imyaka wenda kuba umuntu agenda arimo gukura akavuga ati kameme wagenda gufata umurongo, cyangwa se niyo trend niyo tendance nibyo bigezweho? N'evolution y'ibintu byose biterwa naho isigana nuko isoko rihagaze. Kubera ko nk'ubu ngubu
kuba uri umunyarwanda nk'ubu nk'abantu bakora wenda tuvuge urugero gakondo biba byoroshye cyane ko amafestivali yo hanze bagiraho access kurusha wenda umuntu ukora umuziki moderne mu Rwanda n'urugero ntanze rutoya bigaragara ko ibintu by'igihugu by'iwacu kubijyana hanze biragaragara bikanumvikana cyane kurusha uko wajyana n'ubundi ikintu kimeze nk'umuntu wahugiye yani icyaho ngaho ni imyumvire igenda ihinduka n'ukuri kw'ibintu ku isoko bigenda bimera. Yes. Okay. None se genda shaka tugaruke au début bo kwanza reka tuanze duhere kuri individuel. Oyo cyeri pariko ngo wakoraga hip hop. Mugihe nandi mo gutegura emission nabonye ngo wakoraga hip hop. Ndumirwa. J'étais choqué man. Uri umuhanzi mwiza rwose ntabwo abeshye. Gusa umuhanzi mwiza nushobora kuyakora style zose. Hip hop, reggae, R&B, Afrobeat. Icyo wazana cyose nyina nakubita. Donc jirakoraga watangiye muzika gute? Ubwiye parcours yawe. Antuka njyewe wenda mbihiniye cyane. Nabaye nahereye muri korali kwa twebwe mu rugo mu muryango w'abarokore. Byabaye ni nk'umuco mu bana bo mu muryango ukijwe kuba bajya mu makorali. Icyo cyo ni rusange twese gihuriyeho ni ibintu bisanzwe cyane. Hanyuma rero nyuma Bongo Flava ntakubeshye Bongo Flava ibintu byankanguye mu mutwe. Okay. Kuko ngewe ubundi na Marema navukiye muri Kongo. Rero twaje mu Rwanda 94 nari nyine umwana ariko kwera agaswahili kangumyemo. Rero Bongo Flava nje mu Rwanda byari simple kwera ko wumvaga ibyo bari. Kandi bizi kwegeza kudufata nk'imyaka indi tu mebe nabi. Ndatabyinye kwinjana za Mr Nice kabisa. So rero kwera ko nyina byumvaga bikomeza kunyinjira. Okay. Nkomeza kubikunda kugeza ngeze muri groupe muri 2004 ko interprete indirimbo turatangira to interpreta. Ariko hagati aho ngaho uretse ko interpreta bya byo gufunga mikoro ukabeshya abantu ugafeta abantu. Ariko no muri classe naririmba abantu hamwe hasimana kuririmba neza. Oh, wewe. Ariko ibintu bya no bari sawa gutyo gutyo. Tagazaguzwa bya bintu usibye no kuba mbikundana nabikora. Ubwo nyine naravanga cyo sinari icyo shaka navanga hip hop naririmba rero ndirimbo ya mbere muri studio urumva byase bihera kuri hip hop naho hip hop. Iyo ndirimbo ari indirimbo yakoze ya hip hop kabisa irasohoka bien hanze. Ndetse no ndimo jamare ko ni busy boy kubisa kabisa. Ikintu kimeze harimo gakora gake ariko kadakabije. Urayifite ubu zaiba hano muri beside muyumve. Nibwira ko abantu benshi cyane mushobora kuba mwakwifuza kumva iyo hip hop. Ariko yari ikaze. Hip hop yari ikaze. Tuzayiza. Kuko ise mu ndirimbo ukora ubu ngubu utajya kubitamo the flow. Wabiviyemo ubundi. Idari twari Dream Boys retarabaho. So Dream Boys imaze kuhabona irimo gutaruka cyane ama etape. Na Platinum twaje gusanga hari ukuntu dukunda Bongo Flava twese. Yes. Ariko nanone ko twiga muri kaminuza dutangiye gutekereza kuri se niba tugiye kuririmba nicyo twahabana. Dutangiye gutekereza kuri message na style iyo message yanyuramo. Yes. Ubwo wita mu ndirimbo nka za Sinzi za Magorwa za Bonizingwa n'ubundi harimo akantu ka Bongo Flava. Ariko ho gwa tumaze kuki ntarapye muri icyo gihe. Kutarapa rero icyo gihe buriya icyo gihe duhura na Click muri za 2007 twari tuzanye imbere ariko nibwo twahuye na yari producteur ko twariganye primaire by the way. Hanyuma numva abantu bafoka mona ba Bulldog mona duhura ba Jay Polly nabo barekera mu underground twese duhurira kwa Click. Numva batipe niti bafite uvi myuko uravuga n'umutono bagatera. Kuko ngira ndisho no kuririmba bavuga rero uyu mutono wayize ntari ntago nawe utega nuko nahise byo kuririmba kandi nabikunda cyane ariko na hip hop ndi muri hip hop ya urakoze cyane nuko nguko bya hip hop yagishira ko ariko nayikubita ntarirarenga. Okay. Platinum gahongi. Si yango biratandukanye cyane ra. Nawe zakoze hip hop. Nubwiye ko mwari mugiye kununga. Gusa career yanjye yatangiye cyane nk'umubyinnyi. Mbona ari umwana usanzwe ukina football nk'abandi numva ko inzoza zo kuba umufootballer. Ariko nza kujoininga group yitwa Hotside. Outside barimo barafiki ba Clovis ba Kamishi yego ariko nari mutoya cyane ku buryo batampaga uburenganzira bwo guperform byari bigoye. Hanyuma ariko no muri icyo gihe nubwo nakoraga ibi byose nabaga ndi muri korali. Muri korali by'abana bose bavukiye mu miryango ikijijwe nabaga ndi muri korali nkanyuramo gutyo. Hallelujah. Amen. Ubwo nkomeza kubyina ariko ndi no muri korali bisanzwe. Ariko icyaje gustimira inganzo yanjye cyane
nuko natangiye kwiga muri groupe ibintu bita indimi n'ubuvanganzo cyangwa se literature mu gifaransa. Rero kwa gushaka kumva ibitekerezo abafilosofe muri 18e siècle bagiye baduhereza n'insigamigani bya ba Nyirarunyonga n'abandi, nkumva nakwandika ntangira kwandika ari poeme gutyo, ariko kwa kuririmba muri korali twahoraga twinterpret indirimbo z'abandi. Haza igitekerezo cy'uko tugomba kujya twihimbira indirimbo mba mu ba mbere rero bafite initiative, nkafata bya bintu nanditse nakuye muri Bible nkabishyira muri melody tukaririmba nyine gutyo, mbona mfite capacity yo kuba nahimba indirimbo. Ubwo rero nuko inganzo ubundi yaje muri njyewe, kubyo navuye ku ishuri rimwe iratogota mvuga nti yaroro karabaye cyamahire nyine twari dusanzwe tunaziranye duzi igitekerezo tujya umugambi turavuga tuti hari ikintu twakora turi babiri kikaba cyagera kure, kandi kuko ntago twibeshye ko twahuje izo mbaraga havamo ikintu kidasanzwe. Ngira ngo ubu ngubu Dream Boys ni bamwe mu banyamuziki bakomeye cyane mu Rwanda, kandi bamaze igihe kinini by the way bari kuri iyi marché. Gutyo tutangira gutyo Dream Boys bibayeho, n'ubuhanzi bwanjye butangira gutyo. None se ndashaka mumbwire, mwaba mwibuka bwa mbere mwabonanye mu buzima kabisa, umunsi wa mbere mubonana? Ni muri 2000 twangira ngo kuko ntekereza twari twararangiye twankomeye twese tugomba kujya muri groupe duturanye muri quartier. So hari grand frère umwe wigisha platine muri première, ngira ngo bakomeje kumenyana kubera ko yaramwigishije akuze kandi ari grand frère wawe. Hanyuma araza kumbwira ati ariko tuzi ko hari undi mwana nigisha wana haruguru uzajya kwiga i Butare muri groupe. Sasa muri groupe barasanaga igihe twaratinze abandi bajya kwiga ntitumenye cyo kuzasubirirayo. Ati rero genda umurebe muhana makuru atagira umuntu uzasigara hano abandi baragiye kwiga. Donc mwari muturanye hafi. Kandi duturanye ariko baranyine gukora za interna kubona ntago kari kenshi. Ariko nyine bwa mbere ubwo nicyo gihe nyine twahuye tugiye kuvuga ku kibazo kigiye tuzajya kwigira. Aho no kuvugana ariko kubona nyine umuntu ari kumutanga. Ngewe nari nsanzwe mubona muri quartier. Ukabona agapeti mwaye gituye. Nanjye nari agapeti sinari kumwita agapeti. Ariko nta bintu byinshi nari muzi icyo gihe mbere ya 2003. Nta bintu byinshi nari muzi, ariko namubonaga muri quartier mfata nk'abantu bose bo muri quartier basanzwe. Tuza guhura kuri uwo munsi bikomeza gutyo. Twameza turamenyana mpaka n'ubu ngubu. Mubonana bwa mbere ntabwo wigeze hazamo ka coup de foudre mu vuga un petit vraiment ni vrai petit kabisa. Notre coup de foudre wenda n'umutima n'umumobe mais entre bajama uvuga ko nitulona zamani hari ukuntu petit nka petit kabisa baga muri inshuti byatari bamwe abonanye bwa mbere maganira tu ewana Ketombe je ngitondo ngomba kujya kumura gutera story to abapeti bafite story za danje. Ese gihe kinyari timide cyane ku buryo story nta ndazana kubona. Ntabwo ndibuka n'ukuntu ibintu byagenze, gusa twakomeje guhura twumva nyine ko ufite ikintu cyaje gutuma tuvugana cyane, nuko twahize muri groupe kuvugana tugahura kubabaza umuntu ati muri quartier bimeze gute, gutya amasomo biragenda. Ibyo byarakomeje, ariko impamvu mbo naje kuba interesse cyane ngiye nagezeyo mpita ntangira deja kuba muri showbiz yo muri groupe. Ndatangira ndabyina ndagenda mba umusitari rwose ukomeye cyane ndayitinga. One day nicariye muri sale cye kubona mbona umujama nawe arahingutse kuri stage. Uwo munsi sale sinari na interprete, mbona umujama arimo interprete indirimbo yitwa Mapose ya Mr Blue. Ndavuga ni wa mujama wanjye wo muri quartier nawe ni dance nawe ni atari. Nibwo rero ndibuka igihe twigeze guhurira mu kibuga cya bundi kugira ngo ujye kuri dortoir no kujya ku maklasi, hari ibibuga byabaga biri hagati ya basket na volley. Kuri groupe ndivuga ko twese twari dufite amasahani tuvuye muri refectoire. Turavugana arambwira we yarari imbere yanjye kwanza umwaka ko nge nagize akabazo nsibiramo gakeya kubera ya hit nyine yari yarangezemo cyane. Hit yamubyimvishije, hit yarandenze, ariko nika experience managing yarandenze, ariko ubu ngubu nika experience iyo muri imyaka ndayi managing. Hanyuma turavugana ndamubaza ni se music yumva uzayikora. Arambwira ati njye ubu ngubu ntegereje kurangiza secondaire, n'ikintu cya mbere kabisa ni studio.
yari ari mu wa gatandatu icyo gihe ndamwana nanjye ndacyafite mu bitekerezo ko kubera ko numva ngifite undi mwaka umwe numvaga ntabwo ari kubikora numva ntarabishyira mu mutima koko naranaje tuje muri turangije we yahise atangira nibwo batangiye gukora izo ndirimbo zitandukanye za hip hop batangiye guhita muri hip hop naje nsanga yarinjiye ikibuga kera ngo warakubaganaga ngo wigeze gutera ibuye ariko zigira urakurikira bimwe mu bintu nigeze gukora cyo nacyo kirimo nateranye n'abana amabuye rica mu idirishya risanga hari couple imeze neza abayobora ibyishimo byabo bizanamo kidobya nta ngaruka zindi byakugizeho bamwe mu bana bakubiswe cyane icyo gihe ubwo ushobora kuba narakubiswe nubwo ntabyibuka ariko ziko mu buto bwanjye kubera nyinshi wakubiswe ntabwo nibuka ziko nari inkoni nyinshi cyane ariko buriya inkoni nazo hari ikintu zongera hari experience zishobora kongera muri abo rero murahuye mukoze Dream Boys mukora indirimbo zitangira kuza indirimbo yanyu ya mbere ishobora kuba yari nko mu Giswahili Hewa Nizinguwa niyo yaje kuri scene hari izindi zabanje ariko biba twakoze ibintu byinshi ushobora kuba harabanje indirimbo nk'ebyiri gutyo ariko mu studio hagari ibibazo utaramenya quality indirimbo kujya muri studio kumva ni sawa ijyana muri radio hanze kumva iri kumwigira ntamenya ikibazo cya mastering ntamenya ikibazo cya quality y'indirimbo n'ibyo turi click nayo rimwe yo gukorera ntibisohoke neza naho twese twari generation yo kwishakisha click nayo yarakirimo umunsi yaturikije ikintu cyo gukora ikintu cyiza umunsi wa Meruka Bulldog twarayumvishije twumva production yahindutse gusa tuza kumenya ko ikibazo cyari CD twakoreragamo yari ubukende ntabwo ari nta sound card yabagaho ntaki hamwe uri kode kuva ati akaba umwanya kujya gukuramo ngo hisingi ijwi deje ngo ryapfuye ariko Click yo fata amaze kujya muri sirisa nkari nziza afite n'umunyempano ukomeye cyane buriya Click ubwo natwe niko giye twese twatse umuriro nibwo yahise dukora indirimbo yitwa Nizinguwa igiswahili iratangira amenyekana tukubitaho magorwa muri uwo mwaka umwe 2009 urumva amagorwa idushyira noneho kuri scene abantu benshi baratumenya tutangira kwitwa ba magorwa gituma bita nibaza content yanyu men content yanyu kunda kubirimo ibintu by'amagorwa bikwaye hari ikintu kibyinshi inyuma cyangwa se juste que ikintu maze kukitegereza njyewe mu by'ukuri urebye indirimbo zacu ntago content nyinshi ari amagorwa ariko reka nze mbwira abafana akantu kamwe magorwa sinzika data ni zambarize mama wenda zaza noneho sasa nindi nayo yumvirimo akantu ufite ikintu bivugaho nuko urumva difference nyine ihita igaragara nyine nuko dufite indirimbo nyinshi z'urukundo zituzikubariye ntabwo wazivamo ariko difference yo kuririmba icyo kintu abandi badafite ihita igaragara ku buryo niyo mbona ushobora ati ibintu byanyu bibamo maganya menshi cyane ahubwo nuko haba ari izo zamaganya ariko twabonye ko niyo nyine ishanwa n'amagorwa irimo n'eshanu sasa izo tubashije kubara muzazibuka n'abandi wenda ya gatandatu n'abandi ariko ntabwo ari nke niyo zaba ari eshatu zivuga ko ku magorwa ni nyinshi ahubwo no wakubaza kwerekeye izo ndirimbo zigeze kuri uwo mubare filozofi irimo aho ngaho turi abahanzi yego ariko hari umusanzu dushaka gutanga mu kubaka igihugu ngira ngo ejo bundi umwiherero uherutse His Excellency yaravuze ati ikibazo cy'abana ikibazo kiri mu miryango abana b'inzererezi byose bigenda biraturunda bisanga byose bipfira mu miryango abatita ku bana babo abataye abana abagize gute ahubwo buriya logique yacu ahubwo yagombye kuba yaritaho kuva kera kubera ko urumva urumva ko ubu mwaka turimo nicyo kibazo u Rwanda cyashyize imbere cyagurukiye guca ikibazo cy'abana harimo abagabo batita ku ngo zabo abamama aho ni uruzingiye rero ndapfuye tuko twaririmba indirimbo yo kwishimisha ni byiza pe nabyo aricyo byongera nta rumunezero wundi urukundo udakunda sinzi ko abaho umuntu yagombye gukunda ariko nibure contribution tuba tugomba kuyitanga kandi ikibazo gikemukiye mu muryango no ku gihugu kirakemuka bigenda bikura
donc mufite ni philosophie iri mu bihangano byanyu kuba mufite ikintu mushaka gusigira isomo abakunzi b'ibihangano by'abakunzi ba muzika yanyu mugira kandi mubasigira kandi izo ndirimbo zose uvuze hari nk'umuntu muri akarira akavuga ati nk'indirimbo ati ngewe mama ntaye kugira ati mama bamuteye ndakubwira ati magoro bafite buri kandi indirimbo zo mu buzima bwacu bwa buri munsi nasomyemo ngewe mwandi barabambwiye muranzi cyangwa okay bien muri B-side tujya duha n'ijambo abafana n'abandi bantu abakunzi banyu n'abakunzi ba muzika n'abakunzi ba B-side kugira ngo nabo batubahe ijambo hari abo twahaye ijambo bagira ibyo bababaza reka turebe umwe ibibazo yifuje kubaza Dream Boys umunsi muri B-side. Ni producer admin kuva muri Forever Music mfite ibibazo bitatu nshaka kubaza Dream Boys. Icyambere se nk'abo nka Dream Boys they are superstars, ni rihe banga bakoresheje kugira ngo babe babashe kugera kuri level bagezeho badashwanye batagira ikibazo runaka ngo bibe byagaragara, mbese success bagezeho ni rihe banga baba barakoresheje ku buryo umuntu wari wese ashobora kubyumva akavuga ati iki ngiki umuntu ashaka kukigenderaho. Ikibazo cya kabiri nababaza nka superstars bo mu Rwanda, dufite ikibazo cya music mu Rwanda kuba itarenga imbibi ngibe yaba external commercial, ni iki bo batekereza iki mu kazi kabo cyangwa se mu byo bakora bakora umuziki bari professional, bo batekereza iki kuri career yabo kugira ngo ibe yaba external? Ese ni iki babona, ni izihe mbogamizi babona cyangwa se ni iki babona bo bategura cyangwa bateganya gukora kugira ngo tube twabigeraho music yacu nayo ibe external, ibe yagera hanze hirya no hino? Icya gatatu nababaza, hari ibintu bikunda kuvugwa muri music hirya no hino, usanga bavuga ko music abantu bayirimo bakunda gukoresha imbaraga zindi zitari zisanzwe, force satanique. So bo bazivugaho iki? Urugero nka Illuminati, bo babitubwiraho iki cyangwa se bo babyumva gute cyangwa bo babifata gute? Ese ibyo bintu koko bo baba babizi cyangwa baba bazi ko byaba bikora? Murakoze cyane. ibanga mwaba mwarakoresheje impamvu itagera hanze, se hari icyo mwaba mubitekerezaho? Hanyuma na force satanique, les forces du mal imbaraga za sekibi. Ndore kuri izo mbaraga za sekibi navuga yuko ziragatsindwa, ntago tuzi, ntago gusa umuntu wemera ko Imana iriho birashoboka cyane ko yakwemera ko n'izo mbaraga zishobora kuba ziriho, nubwo twebwe tutazikoresha, tutazite naho konte mu kazi dukora. Iyo bavuga ngo abahanzi barazikoresha tubisoma mu bitangazamakuru, kimwe nuko natwe bigeze kubituvugaho. Ariko ibintu byose nk'ibyo ngibyo by'amarozi biki imbaraga zidasanzwe ibyo bya Illuminati nta experience bifiteho. Namwe no kubyumva. Hari umwe muri mwe ngo wumva yarafite dream yo kuzahora na George Bush kugira ngo amubaze niba Illuminati baho. Hari ikiganiro nigeze gukora babaza icyo kintu. Njye mfite histoire ya uko nemera no kuntekereza kuri Illuminati. Gusa ndetse les Illuminati iyo doctrine ijya gutangira ndarabikurikiye cyane ndabisoma, ariko yatangire ari doctrine y'abanyabwenge. Wemeza ko ari imbaraga za shitani kugeza ubu niwe nemera shaka ko abenyereye, ariko ubundi kuri ngewe les Illuminati naho baramurikiye kubera ubwenge bakaba bakora ibintu bihambaye, bagakora system isigenderaho. Urugero ku buryo nabo ikintu cyose ushatse gukora wisanga uri mu murongo wabo bakora ko system deja amaze kuba établi. Urugero niba bafite amafaranga ari abakire, bafite amasheni akomeye, niba ndi umuhanzi umunsi uzagera kuri MTV mfite icyo nzashora, byanze byo kunzakenera ko abo bantu bagezeyo bafasha nkorana nabo. Rero utabyo bashobora kuvuga ati Illuminati yabagejeje kuri MTV cyangwa iki, ni nuko mbyumva. Hanyuma ku cyo yaravuze cy'amarozi kindi nkagarutseho Dream Boys pe
ntabwo turajya mu marozi kandi nta nubwo tuzagera kandi n'uwo tuzamenya ko yagiye tuzamusenya gusa abandi simvugira abahanzi muri rusange ariko nkatwe ku giti cyacu kugeza ubu turaryoshye tumeze neza. Hanyuma rero ikindi bakunda kutubaza buri munsi nicyo kutubaza niba ukuntu umuziki wacu waba external ukagera hanze. Ufite icyo kibazo rero dukomeje kujya tugica abantu babiri nakomeza kuvuga mu by'ukuri ikintu kibura mu Rwanda gikomeye kugira ngo umuziki wacu ugeraho ni byinshi, ariko ndavuga kimwe timsarangane harimo ikintu cy'ishoramari muri music. Ni ukuvuga ngo ubushobozi abahanzi bafite mu Rwanda nubwo guhaza isoko ry'abanyarwanda muri muzika, kuba twahaza abantu bo muri East Africa, muri Africa hakenewe investment irenze iyo dufite. Dukeneye kubona umuntu kubona umuhanzi yashora ibihumbi 40 by'idolari ku ndirimbo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa ubwo bushobozi umuhanzi afite ubwo kuba yashora ibihumbi 3 by'idolari ku ndirimbo. Ubonye 40 ahita agura akabanza. Ubonye 40 bubaka inzu mukarongora ukabyara abana bakiga kubera gutinya ejo hazaza. By the way, so ubundi bushishe cyangwa ibintu byumvikana nta cyizere tuba dufite muri bino bintu bitewe na system uko imeze nyine. Sasa rero usibye no gutinya gusa ejo hazaza no kubona ayo mafaranga ubwayo angana gutyo ukayashora muri muzika, nta nubwo byoroshye kuba wabona iyo monta ngo ube wayishora muri muzika. Hakenewe rero abashoramari bashyiremo amafaranga, bakumva ko ari secteur nyine yashorwamo imari nk'izindi zose, nk'uko umuntu yashora mu buhinzi ukagura uruganda imashini ukarangura. Urugero n'umuhanzi bakeneye ukore video South Africa ujye mu TV wishyure uceho ukore lobbying ahantu hari hose. Ukore par exemple video director muri Nigeria azwi a promoting ya video ajyana amafaranga kubera amafaranga, kuko nabo twita mu Rwanda bazi ngo bafite amafaranga barayafite somehow yo kubaho mu Rwanda, yo kubaho yandi twavuze ahazira isoko ryo mu Rwanda, ariko ya mafaranga ashobora gutuma n'ibindi bihugu tubigaburira muzika. Gusa ikintu none suggesting aho ngaho gishoboka, hari ikintu ibintu bitirenze ubundi turashobora kuba twabijyana ku nzego zo hejuru. Kandi cyane ndashimira leta yacu ko ihora yumva ibibazo by'abaturage, yumva ibibazo by'abanyarwanda muri rusange. Habayeho ubuvugizi cyangwa se imikoranire yo kunatwara amasheni yagira nk'ibyicaro n'ahangana. Urugero tuvuge urugero MTV cyangwa se Trace ikaba yagira collaboration n'u Rwanda mu buryo bworoshye, twagira amahirwe wenda. Naho ku giti cy'umuhanzi birashoboka ko kamwe kadomo kakikubitayo kagaca warimo ariko utagaruka. Aho ubeshye ngo Dream Boys umwaka utanga turatangira wari amasheni ngo tuyafate kuri Trace kuri channel ishobora kuhaca par accident rimwe iguruka, ariko ubona ya power play nk'iya Wizkid nk'iya Diamond ihoraho nta mafaranga ari. Hanyuma ibanga riri inyuma ya 6 yanyu ni cyo ngicyo cyarangiye cyakeka ibanga riri inyuma ya 6 cyambere pese ku muntu wese arimo gusenga no kwizera Imana ko yagufasha, ariko nyuma y'ibyo ukagereka cyo utatabaye. Gukunda akazi, kumva ko ari cyo kintu kigomba kuza mbere y'ibindi byose. Birumvikana abamutuntu twinshi mu kazi cika intege no kugira gutyo umuntu akagira n'utundi tumurangaza wenda, ariko ibyo ntibyagakwiye kuba ngombwa. Ariko icyambere ni uko umuhanzi kugira ngo atere imbere agomba gukunda akazi, akaba ari ko arota ijoro n'amanywa. Ni byinshi navuga, ariko reka banyuka cyavuze ngo kuba Dream Boys kwiza mutarashwana ibanga niriye still ntabwo uri kure y'ibyo, ni uguhuza imyumvire ku byo twajemo. Nkunda kubivuga wenda no sinzi ko byarambiranye cyangwa se arumva ko ari nko kwikinira. Platini uko yakubwiye yarangije itumanaho n'itangazamakuru, nanjye muri kiste narangije ibintu bya physique. Kwanza niba ari umuntu ufite ibintu bya energy namufashamo kumwigira umushinga cyangwa uzamfasha yabona ibintu byinshi za biogaz tukubita kuntuza. No urumva rero kuba tutaragiye muri zo domaine tugahitamo kuza mu muziki, kandi tumaze igihe ko n'uburazwe twarangije muri 2012 nawe nibwo graduate by the way ni 11 ariko graduation twese zabaye mwaka umwe. Iyo tujya muri domaine y'ibintu twize tuba tumeze neza. Ntekereza ko rwose kuva 2012 nari kuba mfite akazi Platini kuba iyo rero natangiye no gukora boss wanyu. So rero go interview boss kwemeranya neza ko tutazajya muri ibyo bintu ahubwo tukajya muri kuko yangira imirimo guteye gutya
nuko tuzi ko bigomba kuzadutunga rero ikintu kigutunze cyangwa se ubona ko kizagutunga uragikunda nta blague iki kigomba kirahagarara ariko apart ibyo ngibyo nanone harimo ko twageze batumera nk'abavandimwe habamo kumvana hakabamo no gushyira mu gaciro ibyo biri mu bintu bituma nyine tutatandukana kiza ko bizaba ari nabi wenda zaba ari impamvu runaka ivuga ati dukora ibindi cyangwa system ariko biri byo gushwana kubera ko wenda nyine bisenya ndema groupe hano ntekereza ko biragoye reka turebe undi muntu umwe kuko ndabona turimo tugenda tugana no ku musozo rero undi mufana umwe nawe to kumunigana ijambo atubaza ibibazo bye hanyuma tubone kurangiza emission. Ndashaka kubaza Dream Boys ni iyihe ekipe bafana mu Rwanda no hanze y'u Rwanda? Iyi ni iyihe ekipe mufana mu Rwanda no mu Bwongereza? Muvuge n'abandi n'abakinyi batatu bakina muri ayo ma ekipe. N'ikindi kibazo tikwereke batagaragara nk'abandi bahanzi nko mu bikorwa byinshi umenga barishayisha umenga saba star kandi ari abastar cyane nicyo kibazo nashaka kubabaza. Kindi akanyuma nashaka kubaza Dream Boys akorera ubukwe kuko nanjye mbona bageze yuko bashyira mu mago. Igihe cy'ubukwe cyageze maze igihe cy'ubukwe ntabwo kikiri ikibazo gikomeye igihe tukivuga ibitekerezo nyagasani gusa nabirambika ibiganza bizatungana ibyo gukora amakwe aranabivuze ati mbona igihe kigeze turashaje turahiye aho igihe kigeze cyo kugira ngo dukore umwe ariko nkeka ko mu bihe bya vuba turi mu basore batazacikanwa mu bihe bya vuba nubwo umuntu atapresse out wenda kubera bisaba nanone ikintu kitangira no kukitegura no guhitamo ushishoje. Hari ikindi avuze ngo kuki utagaragara mu bintu cyane n'abandi basitari kandi basura abasitari iyo nayo iri muri filozofi yacu bambone rimwe na rimwe idafite igisobanuye ntago tuyemera cyane mu bintu by'ingenzi sindi bambonye sinkunda byacitse mu bihe by'ingenzi ugomba kutubonamo uratubona yareye cyangwa concert turagaragara yari ibikorwa byo gufasha bisaba ko tuba duhari yari interview nk'izi bikenewe tuba duhari gusa na enjoyment hamwe n'abandi sometimes ariko ntabwo uzanabere too much usange ku website ubuntu bitari ngombwa rimwe n'imwe byanditse n'izina ryawe usange ngo turimo icyo turakirinda cyane tuyabaswa b'ikibi abahanga b'ikizi indatwa mbere cyanyuma abaje amakipe rero kutfana Manchester ariko sinzi niba warayivuye kubera wenda ibihe bitari byiza yaranyuzemo sinzi icyo uko nayivuga mu Rwanda mfana big 4 cyangwa se big 5 za Peri za Rayon za Polisi Mukura na AS Kigali bari njye ntago nabeshya mu Rwanda fana abiri fana Rayon Sport nuko abantu benshi bakunda kubeshya ku makipe oya muri rusange benshi barabeshya ku makipe mu Rwanda fana Rayon Sport yavuze abakinnyi batatu zimo Bakame nkamenyamo Diarra nkamenyamo na Savio nkabafana na APR zimo Rusheshangoga nkamenyamo Mukunzi nkamenyamo na Titi aho ni munafana APR na Rayon Sport gute urumva noneho yagize uburyohe burenze koko rimwe atwesha mbere twari cyamahoro urumva ko ndaryoshye by'abakinnyi rero byo sinabivamo ko nk'ikipe ya Manchester bose ndabazi n'abasimbura n'abari muri under 21 mu Rwanda ayo makipe yose nge ari bita Daniel Usengimana muri za Polisi ari mu bita rwatubyaye muri Rayon bateje ikibazo hanyuma ngiye mu Bwongereza
nta kipe mfana mantuka bambabarire abafana ba Premier League ahubwo par contre ngiye ni muri Espagne buriya nka Messi cyane nkunda kumureba Neymar nkunda kumureba ya ariko mu Bwongereza aho nta kintu ufite Pogba nawe baramukamuguze akaza mu Bwongereza ikipe azajya mushobora kuzanyikurikirana. Okay bien reka mbashimire kuba mwaje muri B-side nibutse abantu ko indirimbo nshyashya Hego indirimbo nshyashya yitwa Wenda Zaza video yayo ntabwo irasohoka oya ntabwo irasohoka ariko nisohoka hano muri B-side nizera ko guys muzaba mbere kuyireba kabisa video ndabibasezeranyije sinzi niba hari ikindi kintu hari indi mushinga uri hafi mwamu bo dufite launch album ni tariki 10 z'ukwa 9 okay niyo myiteguro turimo niyo mpamvu ubona turi kwiruka hirya no hino okay ibizakurikira bindi tuzagenda tubamenyesha ndetse byana byiza tunagarutana tukazavuga nibura byegereje ya ibyo turabibasezeranyije rero abafana bacu tubivanye ku mutima bakomeza kutuba hafi kimwe n'abagerageje kubaza ibibazo kugira ngo iki kiganiro kirimo entertainment ubwo mwakoze nawe ngushimire kuba watwakiriye. This is the first time by the way gukora interview kuri iyi televiziyo ubwa mbere ntabwo ari muri iki kiganiro mu mateka ya TV1 have made history we have made history ibintu kuva mu muri no ubwa mbere mu mateka ya TV1 kwa tuje hano murakoze cyane kabisa ate tuyishimiye cyane kuba twabakiriye mbibutse ko ushobora gukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 cyangwa se kuri Facebook kandikemo ziggy55 kandi like hanyuma uraza gusangaho izindi interview twagiranye n'abastar batandukanye hano muri B-side ndetse niba utanatangiye ikiganiro twagiranye na Dream Boys ushaka kugisanga kuri Facebook page yacu mu kanya gatoya ziggy55 click like you gonna like it. Tari kumwe na Coca-Cola sponsor officiel wa B-side kuri TV1 utaha nkuko bisanzwe abastar tuzaba turi kumwe nabo hano muri studio muri kumwe na Ziggy55. God bless you all the time. Merci beaucoup. Merci aussi. Taste the feeling. Taste the feeling.